twongeye kubaramutsa rero inshuti za filime ya Papa Sava, hanyuma tubifuriza amahirwe kandi tubabwira ngo muzagire umwaka mushya muhire kandi muzagire noheri nziza kubahemera, hanyuma n'abazagira icyo babona nyamuneka bishobora kuba amashaza, bishobora kuba igitoki, bishobora kuba bya birayi bitoya byo mu bishyimbo, za nyirakarayi nazo ziryoha kubi, ariko n'abazagira imirwi, abazabaga ikimasa cyangwa se ihene ntimuzatwibagirwe. Uyu munsi rero twabazaniye undi musangirangendo nawe ukina muri Papa Sava, twagira ngo dutangira twibwira. Muraho neza. Bakwita nde rero? Amazina asanzwe yatara yo muri sinema nitwa Hozana Olivier, noneho izina nkoresha muri Papa Sava nitwa Kidayida. Kidayida. Yes. Kidayida nkaza mbyino za kera. Kidayida. Hanyuma Kidayida mu buhanzi ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe nize ibintu bijyanye no kuvanga amarangi, ndongera niga indimi n'ubuvanganzo. Ubwo uri umufundi nabyo biri mu bufundi. Uvanga amarangi neza cyane. Wazamvugurura hano uhita ureba ukavuga uti bimeze fresh. Cyane kabisa. Ugiramo tekinike ngo zihambaye. Zikomeye, nicyo kintu cya mbere. Ibyibanze buriya mu kuvanga amarangi ni iki? Icya mbere ni ukubanza kumenya ibara umukiriya ashaka, kuko harigeze akari kwereka kuvuga ati nkorera iri bara. Ugomba kumenya ese ndavanga ayahe marangi kugira iri bara rize kuboneka. Niryo banga ribamo. Ariko buriya nk'amarangi mukunda guhura nayo abantu bakunze cyane ni ayahe? Ni amarangi yijimye, amagri, umukara. Niyo ushaka grise uvanga iki n'iki? Ushaka kuvanga gri ufata ubundi amarangi yose aza ari umweru. Irangi ryose riza ari umweru. Rero ubu ngubu barabyoroheje, haba hari imashini, ufite imashini ifite uwo muti, ujya kuri mashine ukagenda ubiregeramo, ugenda ushyiramo igitonyanga mashini itukubwaye ko ryarangira imaze kuboneka. Kera wafataga ibikombe cyangwa indobo, ugafata akadobo gatoya ukagenda ufata amarangi yose ugenda ushyiramo uvanga ukarangiza ugahita ubona ko ryarangira ibonye. Kera byari bigoranye. Ibikoresho by'ibanze mu kuvanga amarangi cyangwa umuntu utera amarangi. Umuntu utera amarangi nk'ubu nzi ko umufundi usanzwe agira nivo akagira umwiko. Umuntu utera amarangi we nibiye bikoresho bye by'ibanze avuga ati niba ngiye ahantu ndajyana. Igikoresho cya mbere buriya umuntu utera irangi bino bya modani agomba kuba afite platreze yo gutera urumasta cyangwa gutera mastic, kafite na coupe, noneho akagomba kugira niyo bita ruro n'uburoso. Ubundi ni ibindi biza ari inyongera. Ruro n'uburoso. Hanyuma utiwigane indimi n'ubuvanganzo. Hanyuma rero waje kugera ute rero muri Papa Sava? Muri Papa Sava rwari urugendo rukomeye. Rwari urugendo rukomeye kugira umuntu agiremo. Nabanje kujya mu zindi filime zo hasi, ngira amahirwe mpura na Papa Sava ariwe Seburikoko, duhura muri Seburikoko turakorana. Tumaze gukorana akaba ari umuntu wisanzura ku muntu uganiriza ikintu cyawe akakumva, musaba kuza muri Papa Sava, nuko naje muri Papa Sava. Nuko haje muri Papa Sava. Urahageze rero wituyemo cyane. Ntabwo wari ufite wumvaga wisanzuye? Umunsi wa mbere nagize ubwoba. Umunsi bwa mbere nagize ubwoba kuko banampamagara bambwira bati tuzaza gukina muri Papa Sava, niho ubwoba bwa mbere bwamfatiye. Nuko rero uraje. Niziye rore muri rore wakinnye muri Papa Sava, wakinnye nawe wataha ukavuga uti aha nakinnye, cyangwa abantu bakakubwira wenda nk'ebyiri gusa bakakubwira bati burya uzi kurenze? Rore ya mbere nakinnye niyo nigishaga karate, kuko ya taichi. Kuko kwigisha ikintu nawe utazi ukuntu bimeze, bisaba ngo winjire muri cya kintu. Utubura kabisa. Mbona ndabikoze birakunda, abantu barambwira bati bakoze ibintu byiza cyane. Noneho indi rore nakoze nkumva ndishimye niyo nakinnye mfite ubukwe na Nyagitariro, ariko biri bugeremo hagati nkaza kwanga kumwambika impeta, nkaza gusara. Nagezemo hagati ndabikora neza, numva nanjye ndishimye cyane. Ushaka kumurira imiti.
hari izindi filime nakinnyemo harimo Seburikoko n'izindi hari izindi hari izindi iyo bita muri Manudi Show na Manudi Show Eh. n'izindi nizo zonyine nirihe tandukaniro se ugeze muri Papa Sava wasanze rihari hamwe n'izo ngizo ku buryo wabonye Papa Sava ifitemo uburyo kikugoye? Papa Sava ntabwo yangoye ahubwo ikintu cyangizemo nyine nkumva ko gitandukanye n'ikindi ni abantu nasanzemo b'abahanga kandi bose bari kuri level imwe kugira nanjye ngere kuri level yabo byarangoye. Ikindi kintu nabonye gitandukanye mu zindi filime nuko iyo ugeze muri Papa Sava mbere yo gukina barabanza bakakuganiriza ubwo bati ubwoba bureke bubikore neza kandi n'ibyo bishe ntabwo bagukosora nyine bakubwira yuko ibyo wakoze ari amafuti ubwo bakubwira yuko ugomba kongeramo ikabaraga. Nibyo bintu byankomeje bituma nshobora no kugumamo. Ariko bajya bavuga ngo kubera wize indimi n'ubuvanganzo ngo wakina mu cyongereza ngo n'igifaransa sinzi n'abambwiraga tuzamuhe n'igitaliyani nibyo koko cyangwa oya aho barakabya barakabya icyongereza n'igifaransa ntabwo ndi ku rwego rwo kuba nabikinamo cyangwa igitaliyani ndakina mu gitaliyani ntaranarenga n'umupaka utarigeze wiga ni seminari wenda ariko ni seminari ni ikilatini ngirago igitaliyani bisaba yuko uba waragiye mu butaliyani cyangwa ukagera aho bakivuga cyangwa se ukabana n'abataliyani oya nkina mu kinyarwanda cyo nagerageza nta nicyo nkoramo nicyo nkinamo. Izindi ndi mugerageza gukinamo nizihe? Buriya igiswahili ikigande buriya nagerageza kubikoramo n'igiswahili noneho ndagira ngo mbwirire abantu bumva igiswahili ko Papa Sava igiye kuzuza miliyoni batubera abambasaderi nyine bakande kuri subscribe abo bantu baze numve. Reka mbivuge mu kigande nicyo cyihuta kuri njye nicyo niyumvamo. Ntabwo ndi bugucike bambwiye ngo n'ikinyamurenge buranza nkivuga akenshi iyo nagiye mu zindi filime nza nkina mvuga ikinyamurenge. uri umunyamurenge se? oya ntabwo twaturanye ariko hari ukuntu umubyeyi umwe aba ameze guca n'undi amukamera guca bikaba biraho bambwira mu kigande numve. Mu kigande ubwo turababwira ngo abantu bakore subscribe ubwo turavuga ngo bantu bafe kati muri aba filimu ya Papa Sava tubagambye ukati tubayamba mugende murabe filime za fe mukande uko kuri subscribe tugende dufune akakade ka subscribe agakade n'akamiliyoni agakade. wabayeho Uganda se bigeze kujyayo? Uganda nabayeyo niho nigiye ibintu byo bijyanye no kuvanga amarangi. Wabaye Uganda nabaye abantu baho hantu utwo duce n'ubere agakade ndakumvishe ko ari miliyoni. Kati bantu b'Amasaka ikarya memvu mu station imbara musiza mbagambye mubere ko burungi kati muge ebyo mukora byona bibabere umugisa mugende maso mufuno umugisa. ntabwo woroshye. Ikinyamurenge ni neza, ikigande ni neza, ikinyarwanda ni neza. Ako wambwiye ngo uzi no kuririmba wabaye muri orchestre cyangwa ni mu rusengero? Ni mu rusengero. Ko ni mu ikanisa naririmbye buriya indirimbo zo mu ikanisa zizi cyane ariko nizisanzwe kwigisope guca ko kuririmba kwa makanyaga nabyo nzangerageza dukubitiramo kamwe n'undi kamakanyaga. Arakarimbo kaza kavuga ngo kubutisha vunawe dishe maze kubibona Suzana mbana rapfuye nzizo rukundo rwawe byari byaranyobeye uko nzabigenza n'imamu nibwo nakwandikiye akakabarwa nkugarura mu kunsubiza undema agatima
umbwira yuko turara tubonanye. None utwo mu rusengero buriya nzangerageza nk'indirimbo za Israel Mbonyi. Nzangerageza. Hari nk'iyaririmba avuga ngo sinazamuye ijwi ryanjye hejuru umenyesha iby'ibi bihe, nafashe n'umwanya ndaguhamagara umenyesha iby'isarura, mubwire iby'ubwami ko bwegereje, witegure umese ibishura byawe. Kidahida kurezera ntabwo ariko buriya twakunda, ntabwo twarebye nabi mu kuguhitamo kabisa, kandi rwose ukomeze ushyiremo ingufu, irangi urivange neza, abakiriya baze, hanyuma n'izi nganzo zose uzihe umwanya, uzihe umwanya kuko ni nziza kandi zatera imbere, urumva ku mpande zose wakorayo cyane. Hanyuma tukwifurije amahirwe masa, abakunzi bambonye ubu mwabyumvise, abakunzi ba Makanyaga, muzehe Makanyaga nawe urumva hano muri Papa Sava tuba tukuzirikana, nawe amahirwe masa. Urakoze cyane. Namwe murakoze cyane.